Bahala, iyi ni Chaplain Sons always. Dufite abatumirwa hano, ndagira ngo mbanje mbahereze abatumirwa bacu bagire icyo batugezaho. Murakoze kuri The Chaplain Sons, nizere ko mumeze neza. Mu by'ukuri nkuko muri kubibona, kamerama, abantu bose turi kumwe mu kiganiro kubabona, bose urabafite. Dutangiye turi abantu batatu. Mu by'ukuri reka tubanze kwanza twakire. Abandi bateganyije. Oya. Mfashano. Wowe mfasha. Nawe mfasha. Mu by'ukuri dutangiye. Ipede. Akukundi kuvugira. Ndasa no kunigirisha gato. Ariko we. Ese we. Yongo mwanza nese. Ese we. No, reka twanzike. Twanzike. Yego. Mu by'ukuri nitwa Munyaneza Gilbert. Uyu munsi twa hostinze cyangwa twatumiye abatumirwa. Mu by'ukuri muri iyi studio muri kutubonamo turi kwakira abantu b'impano bagiye batandukanye. Mu by'ukuri mumfashe, iyi ni The Chaplain. Yes. Iyi ni Chaplain Son. Owe. The Chaplain Son. Yes. Ubwo rero reka mbabwize ukuri. Ngenda bashimiye kuri buri muntu wese ubasha kudukurikirana mu buryo bwari bwo bwose, kuko turabizi ko abantu bagiye badukurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Icyambere ariko reka tubanze twihanganishe ku bantu baba bagize ibyago. Mu by'ukuri ntago nkuko tuba twakoze ikiganiro, hariho abantu baba bagize ibyago babitabishije. Hari abantu baba bagize ibyago, vandimwe, inshuti, imiryango bitabye Imana. Bitabishije Imana. Bitabishije Imana. Yego. Bitabishije Imana. Nese twabigenza gute? Bari Bitabishije Imana. mu bihe bitoroshye we. Bitoroshye. Yes. Yego. Ikindi mu by'ukuri tubafate mu mugongo. Icya kabiri noneho cyanyacyo twanzika tujyamo, abantu mwakanze subscribe, share na like na comment. Mu by'ukuri turabashimiye muri nyangamugayo. Tugeze dute? Turabashimiye twimazeyo. Mu by'ukuri tutababeshye twimazeyo, turabashimiye. Gira ikintu uvuga cyanyuma. Nanjye nanzike cyo kuri iyi mwanya mvuze. Turabashimiye natwe. Murabashimiye. Tugira ute? Komeza ibyo ukomera, ndabashimira se. Ni igihumbi yamaye ngo nkajya gushyira uturayi mu nkono. Ndamushimira se. Ni iki? Komeza ibyo ukomeza. Ariko nawe turabashimiye nyine kubwo bwa service ababwiye bagomba gukora. Izihe service? Ezo gutangaza gufata mu mugongo. None se oya reka mbabwire. Wowe uri mu ntoki udashimira uvuga ati Imana byibuze. Nese n'Imana zo gushimira cyangwa uri gushimira abantu? Turi gushimira Imana ibicisha mu bantu. Imana ibishisha mu bantu. Nge nshimira Imana nawe nshimira abantu. Ushimira? Ariko nanone nshimira umuntu bitewe n'icyo wankoreye. Yes. Icyo bawo. Ega banzo ntega amatwi nyumva. Aba bantu tubaha ibyishimo. Uri kunyumva? Dutuma babona ibitekerezo cyangwa bakunguka mu bitekerezo bitewe n'ibintu tubahereza. Bakakwiye kudushimira bitewe na service tubaha. Service ni yiherera. Service tubaha ni ingi. Nimba njanga nkavuga ibintu agakuramo inyungu. Nimba njanga nkavuga ibintu yabaye bowadi akamugira ari kundeba. Byonyura bizi no kuganiriza umuntu nk'umuterapi. Umuterapi oya. Yaga amatwi nyumva. N'ibintu byo kwiga mani. Oya. Itangazamakuru wararigize kuri umunyamakuru. Hari kubaje nsubiza. Yego. Wararigize. Yego. Ngiye ko nabaye umunyamakuru nararigize. Wowe ibyo ndi kukubaza abarangiza segonderi bakarangiriza noza ntago bajya kuba bakanishi babarize igikanishi ntega amatwi ubanze unyumve. Yego ariko tugendere ku ngingo ku yindi. Ntabwo ingingo ku yindi. Hano kaniga amatwi tutuma abantu bunguka ibintu batari bazi, bakamenya amakuru y'ibintu batari bazi. Yego. Tukabagira hirya no hino kugira ngo tubageze ku bintu batari bazi. Ari twebwe n'abo bantu abakwiye gushimira abandi n'ibandi. Tukiraho abantu mudukurikiye inyuma ya kamera mwihangane turi kubyumvamo natwanga. Yego ikintu warubajije ongera ugisubiremo kugira ngo kubera nari mbanje kuvugisha abantu bari inyuma muri control babanze badukontorera amajwi kugira ngo hatazazamo nayo inyuma ho gato. Yego
twagiye ngenda bajije batwumva abantu bari muri control tugera hirya no hino mu bihugu bitandukanye kugira ngo tuze duhereze abantu amakuru yego bagagura internet agakora kuri telefone yiwe and then ejo bundi bagasanga amenye amakuru aho twayamuhaye nubwo yagura internet ariko ntabwo yamenye amakuru utayamuhaye sibyo akamenya ngo Tanzania biri kuberayo twabivugiye hanga kugira ngo bimenye akabona ngo byagenze gutya cyangwa se yabaye boadi abona nta kintu ari gukora yumva ashaka ikintu kimugira bize mu mutwe akanishima akatureba akagira nibyo yungukira mu byo twavuze cyangwa twakoze ejo bundi yavuga ati akantu bavuze hanga nanjye nkakoze byarya cyangwa bikagenda gutya ako yakumvisha hehe ku bintu twaprodinze hangaha tugashyira kuri YouTube ari twe nabo bantu abakwiye gushimira abandi ni bande yaduvanisha no kuri Imana si umuntu ko mbona yarakaye kamera umbabarire mu by'ukuri twagize umukiriya cyase twagize umuntu twahostinze kandi buriya iyo hostinze umuntu ni umuntu musa nkaho mugiye kuganira ho byibuza ngo mugere ku kintu ariko ndumva ndi kwisobanura ibyo ngibyo komeza gahunda zawe yakurishije umunwa wesha oya buretse ntabwo twanzika ngo twinjiremo mu kibonezamvugo ariko ikigaragara cyo ibyo ari kuvuga nabyo ni ibintu muri bimwe turi buze kwinjiramo kugira ngo uyu mwanziko twinjiremo ni ikihe kintu ubundi nyamukuru utwihanganiye gisa nkaho kiri kukugonga kingonga nta kintu ngongana nacyo nta na kimwe ngewe Shiti yanjye dore muhanda wanyura haruye inzira ni kaburimbo nta n'imikuku irimo mu rugoni yego nabyo bije amaso oya kugira ngo tubwire abadukurikiye ndamushaka kuzana amahotereta we ndaza kubikubwira oya nagiye kubaza mukanya yamubaza nino muraza kubyihanganira abakunzi ba The Chaplain Sons pe ariko reka duhindure icare hariya wowe icare hano icare hano kuko aba bantu nanyubahe kuko ndi kubona mushobora kuza guterana ingumi ubu rero mumbabarire rwose abantu mudukurikiye murabizi ko deba cyane cyane y'igitsina gore reka nkoresha iyo mvugo mumbabarire igitsina gore murabizi ko deba yabo ari ingorabahizi ariko aba bantu tugiye kwakira oya ntago mwago reka mbanze nkore intro mu by'ukuri turabashimiye ku bantu mujya mukora subscribe share na like na comment kuri iyi channel yacu turabashimiye cyane ntago dutezutse na n'ubu turacyakora ibiganiro ndetse na filime tuzatubahereza buri bintu byose bigiye bitandukanye mu buryo mubishakamo hari abantu baba baratwandikiye mu gikari bakifuza ko wenda twabahereza n'ibi biganiro ndabizi ko hari n'abandi baba baratworeje video ndetse na comedy sibyo tuba twarazisomye rero niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo tuganire uyu ni comment hari n'ababa baratwandikiye mu gikari ngo barashakana dukore na comedy akubonamo umukomedi ubwo ngo sinzi impamvu umunyamakuru baye n'umukomedi nabyo barabishaka se izina Fani ari we rikwiriye ndumva ari we rikwiriye umuntu akubona akabona ko ushekeje se ubwo wumva atari wowe wumva wakina umusetsa umunezeza njyewe nitwa uw'amahoro nitwa uw'amahoro mu by'ukuri reka mbwe wakose reka mvuga ibyo nari ngiye kuvuga wowe bivuge nta kibazo umuntu hari abantu bari baravuze ko ntazagera imbere ya kamera ndi kumwe n'abakobwa ariko abantu mwari mwaravuze ko ntazagera imbere ya kamera ndi kumwe n'abakobwa beza ariko hindukiza mbabarira iyo hindukiza oya ntabwo ngenda namara nk'umurara ntabwo ngenda namara nk'umurara oya mbabarira ntabwo njya nambara ingofero nk'abarara ushaka kureba iki utabonye oya hari abantu bansebya ngo ntabwo nakwigondera
ngo ntabwo nakwigondera. ko bamutumiye hano mu kiganiro biza ko wamwigondeye. Bamutumiye hano mu kiganiro biza ko wamwigondeye. Okay, ubwo rero reka turimo turanzika. Mwibuke neza ko twatangiye tuvuga ngo turi kumwe n'abatumirwa, ngire ngo mwabibonye n'abantu mu by'ukuri. Uje babyumvise. Yes. Reka twanzike rero. Icya tugiye kujya tugendera kuri umwe kuri umwe. Amakuru y'iki yawe. Amakuru yanjye. Yego. Amakuru yanjye. Yego. Uvuga ngo meze ute? Amakuru se ni meze. Nta makuru nifiteho. Meze ute neza? Meze neza. Urakomeye? Guko nk'urutare. Ufite umukunzi? Kubera ushaka kunyira umukunzi cyangwa ushaka kunshakira umukunzi? Ushobora no kugusupport. Nta mukunzi ngira ureba wese hano ufite iyerekwa ritambutse. Yes? Agaragaze? Ufite iyerekwa aritambutse. Aritambutse? Ubwo ntawe ugira nyine. Narizo ubundi ufite amatwi. Ariko uyu muntu turi kumwe navuze ngo nta mukunzi mfite ufite iyerekwa ritambutse. Ukiri kumva bivuze ngo oya. Bivuze ko nawe afite ufite iyerekwa. Mbere ya byose uri kumbaza ngo mfite umukunzi, uwo uri kuvuga ngo nta mukunzi mfite yamenye. Mumbabarire iki kiganiro. Ugeze ku mukunzi utaramenya n'izina ryanjye. Imagine. Oya ibyo izina se riracyarebwa. Ubu ngubu nicaranye nawe tukaganira isaha 2-3 ntaramenya izina ryawe, naba ndi seriye. Kubera iki? Tuvugisha ukuri, naba ndi seriye. Kubera? Ntabwo naba ndi seriye. Ndi kuganira nande. Nande? Nese ubu ntabwo watera ivi nkarishimangira. Ntakuzi. Nkarishimangira. Kinyoma zubwo kikavaye kikajya. Mbese n'ubwa mbere. Ahubwo ndumva byaba binatunguranye. Reka tubaze. Ntabwo bibahora? Ntabwo bibaho. Kubera iki? Kubera ko nyine mu muco wa Kinyarwanda ibyo bintu bitabaho. Muhure muri babiri mwibwirane amazina mukomeze. Ndumva winjiye mu muco. Yes. Ubundi umuco wa Kinyarwanda ukwiriye kubaho ute? Ugomba kubaho. Ugomba gukurikizwa. Nyine ugomba gukurikizwa. Niba duhere mu rugendo rumwe. Yego. Kandi twaba turi mu cyerekezo kimwe. Mbaza witwa nde cyangwa se nge nkubaze, hanyuma dukomeze urugendo tuziranye. Iyo nugira n'imbere ugatsikira menye uko ngira iki, uko nkusigasira, kuko wamaze kunyibwira. Yes, ni wo muco wa Kinyarwanda. Ariko se turi kumwe hano, wenda reka twitange urugero. Ntabwo uzi inzina, ntabwo uzi izina ryanjye, n'abadukurikiye ntabwo bazi izina ryanjye, n'uyu ntabwo barizi. Wowe urarizi? Komeza. Noneho sasa weho kurizi. Bari abantu bari kutureba bararizi. Nabo bashaka kurimenya. Ninde? Iki? Buretse ninde? Ninde se? Buretse ninde nyine? Okay, urambashije. Yes. Nyine urambashije. Yego. Ninde? Oya buretse ninde? Bisubiremo. Mvuge ngo ninde? Oya uvuge izina ryandese. Ryawe. Oya mu buryo muri kubona ko turebana mu by'ukuri mu babare nahuye n'abantu nubwo ari nashonje. Buretse gato mu kugumba. Oya buretse gato ariko mvuge. Guys, nizere ko mumeze neza ahantu hose muherereye. Ibyo ngibyo birahagije. Ngiye muri kumwe hano ahangana ice imbere yanyu umuhungu nubwo ntazi binarimo, ariko nyibarisha nimba yashatse gutereta kaburana hera ntago mbizi. Ngiye nitwa Fanny. Ndi single ariko ingo sinamwemera, nshaka wowe uri kundeba. Fanny single and ibyo navuze babyumvisha. Single and oya mvuga ko ari wankenese ntago ari oya byibusa single and navuze ngo umuntu uri kureba kino kiganiro nimba uri umusore ufite iyerekwa uritambutse, ntago ari ngombwa yo gusobanura ibintu byinshi, nawe ntago uri umwana uzirakuze mu mutwe. Ko Fanny ashobora kuba ari tayari, ariko none nta mwana nkeneye, nkunda abantu bakuze. Ubwana buzabu gukinira ku mutima w'umuntu utazi ibyo bugiyemo, ntago mushaka mu bisheki. Fanny utaramutse 35 iwawa induba. Fanny aka kanya mise mbona message mu by'ukuri, reka twanzike abantu muri iyo myaka ushakamo, byibuza ubashije byibuza kwandika afite abana 2. Nashaka bafite 5 ariko akwezi. Afite umwana n'umugisha. Nge nize mfishira condition y'abana
cyangwa nashyizeho kondisiyo y'imyaka. ufite bangahe wowe? abo naba mfite bose mfite umwana umwe. oya turi ku itangazamakuru. mfite umwana umwe ariko nkeneye umugabo nabo nkeneye kuvuga ngo ufite umwana umwe nkeneye umugabo. nubwo yaba afite abana batanu ariko abana n'umugisha bro, kuko wowe tuvugana ntabwo uzi nimba nyoko wakureza ari wakubyaye, ariko komeretsa ntabwo uzi ko papa wawe wakureza ari wakubyaye, ariko mama yaragukunze, uwakureza yaragukunze arakurera. Ni gute se nge nakwanga abana? Ntazi nimba rega tujye tuvugisha ukuri. Reka nkubaze ikibazo kimwe cyangwa se bibiri. Mu by'ukuri kubera iki wemeye ku buriya hari abantu bagira ayo marangamutima nk'uko wumvishije ko ushobora kwihanganira uwo mugabo ushobora kwinjira iwawe afite abo bana. Biragoye kugira ngo wakire umugabo uje, kandi cyane twibuke ko hari abagabo baba bavuga ngo ngewe ngo sinarongora ngo umugore ngo gutya na gutya ngo ufite abana. Wowe ayo marangamutima buretse ayo marangamutima nawe ndaza kukuvugira ayo marangamutima wowe kugira ngo wumve ko nta kibazo biteye, nta n'inkeke biteye yo kuba wakwakira uwo mugabo wenda urugero ufite umwana umwe cyangwa 2 3 4 5 wowe nta n'umwe ufite ubyakira. Ngiye mfite umwana ariko uramufite w'umuhungu cyangwa umukobwa? Umuhungu. Yitwa nde? Agari ngo wanjye kuvuga amazina y'umwana wanjye. Yiga makangahe? Okay, yiga makangahe? Aratangira kwiga. Afite amezi angahe? Cyangwa umwaka? Afite imyaka 3. Imyaka 3. Ushaka iki kindi? Iki ni chaka. Ni muntu ki kuri wowe? Inde? Umwana. Ni byose kuri nge. Byose. Uwo mugabo naza. Azaze nyine n'umugabo. Azaze nyine nk'umugabo. Nyine uwo mugabo azaze nyine nk'umugabo. Kumva umwana azaza nka byose kuri wowe. Uwo none umwana niwe uzaza kuri we. Nubundi ari byose kuri wowe. None ubwo wa mugabo azaza nk'umugabo. Birasobanutse cyane rwose. Azaza nk'umugabo mu rugo nyine ari ikibazo nge ntari kumva. Uyu nguyu azaza umwana cyangwa umugabo azaza ari we byose kuri we. Umwana ni byose mu buzima bwe, sibyo? Ariko umugabo azaza aje nyine ari umugabo wiwe. Yes. Okay, hazaba haje umutwe w'urugo. Ni umugabo mwita umugabo. Byo ntibihagije. Umwana wanjye ni byose kuri nge. Yes. Ahubwo umugabo nawe n'umugabo wanjye. Icyo utari gutekereza kabiri. Babyara n'undi mwana nawe azaba ari byose kuri twe. Yes. Uwo wa mbere nawe mbega bose oya wana warunaka wamukunda undi wawe akamwanga. Ngewe icyo ndi kubaza turi kwibaza n'abantu hano badukurikiye, hari ukunda nde uwo wa mbere yaje uwa mbere n'ubundi ni ubusanzwe ufite uwa kabiri, uwa kabiri uzamufata nk'uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu. Uyu muntu nagariseri ufite abana banga byibuza. Hari abantu ufite byibuza, hari ukuntu umubyeyi abyara akavuga ati ngiye mfite umurongo w'abana nk'aba nka runaka 1 2 3 4 5. Ufite abana bangahe mu by'ukuri inzozi zawe uvuga ati uyu mubare sinawurenza bitewe n'ubushobozi gutya nubu? Bro ndacyakura ubwo bushobozi rero nabumenya baye mufite kandi baye nana babyaye. Kisi igisubizo cyiza. Yego. Abana ubushobozi nibwo bugena abana. Rero sindagira ubushobozi ngo menye abana nzabyara. None utaragenda. Umwana wese n'umwana uko waza kose nakurera. Kuko nafata n'undi mwana wo mu baturanyi cyangwa umwana nturaguye udafite mama na papa nkamurera. Ni gute se wowe nabyara wese ntamurera? None se ko hari abagabo cyangwa mukunde nk'abandi. Hari abantu w'inkiri nyongeranya nabo kuko sindabo bantu. Hari abagabo turi mu kiganiro. Hari abagabo
bakunda wende igitsina runaka urabaganiriza iki Igitsina cyangwa se runaka, urabashishikariza iki? Hari abagabo wenda hari abagabo hari abagabo baba bavuga ati nshaka kubyara ndashaka kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Abo bagabo mu myumvire yabo urashaka ntabwo ari abagabo gusa ari n'abagore batekereza gutyo, ariko no gutekereza kwabo bafite ishingiro. Nshobora kuba nabyara abakobwa gusa 5 nk'umuntu numva nshaka agahungu, nkaba wenda mvuga ati ndumva nshaka akana k'agakobwa kuko mfite abahungu gusa, numva nshaka umwana w'umuhungu. Ariko nimba ngiye no kubyara nkabona wa mukobwa nashaka saje na wa mwana n'umwana wawe wabyaye, kumwakira iki se? Ugomba kumukunda n'itegeko. cyane cyane igitsina gore n'ubundi murabakira, ariko none se ko hari yego ko hari uretse none se reka mbabwire ikintu kimwe, si muri ababyeyi mwese turi kumwe, si hariho igihe nk'umugabo ategura ati nzabyara igitsina ni Imana se, sibyo? Buretse nyine wenda ni imyumvire mibi, reka mbyite ko ari imyumvire mibi. Hari umugabo ugira imyumvire mibi akavuga ati kubera ko ubwa mbere nabyaye igitsina kobwa ubu utanzabyara igitsina gabo, we akaba bifite we kuba bifite n'ubujiji. Urasenga wowe uramubwira iki? uza nkubwire kuri kunca mu ijambo navuga ndarikubwiye rivuga umbwiye iki? rivuga iki iryo jambo uvuga ngo ndariguhaye ndarikubwiye nyine kandi rivuga isi utazi n'ikinyarwanda wowe nubwo turi kuvuga uri kuvugisha amagambo menshi kandi ubusobanuro ari bukeya. buvuga umuntu wese aravuga ati ndumva nshaka kubyara, nimba twabonye agakobwa ndumva nshaka kubyara agahungu, cyane nimba twabonye agahungu ndumva nshaka kubyara agakobwa. Ibyo ngibyo ntacyo byahindura. Aho ikintu ukora uraseka ukavuga ati mana uyu mwana ugiye kuza mbabara basa azaza agahungu nanjye ngire n'agahungu. Niyaje n'umukobwa ushimira Imana akavuga ati Imana ishimwe ko yagize ku isi amahoro, na nyina akaba akiri muzima amahoro, umwana wawe nzamukunda. Ariko umuntu uvuga ngo nanze umwana ngo uko ngo yaje atari igitsina runaka yashakaga, uwo muntu ni ikigoryi. Kubera ni ikigoryi. Kubera iki? weho nimba umwanga papa wawe na mama wawe bajya kukubyara, urabizi neza ko rero bashakaga ko bagukunze. Buretse kamerama uri kubibona ibi bintu yego ko bagukunze bakakurera ugakura, urabizi neza ko rero bashakaga. Kuki si ibyo ngibyo batabitekerejeho bakagukunda nk'uko bakunze abandi bana? Kuki uri kumva ko undi mwana ugeze ku isi atari igitsina washakaga? Urumva atari igitsina washakaga, ni gute wifata ukavuga ngo uyu mwana niba atari igitsina iki n'iki ntabwo mwemera? Wagira ubwenge nk'uko rero muri kubyumva ari ikigoryi n'ibyo wagiyemo nta nubwo abizi. Urugo ni bizinesi ushoramo uzunguka umuryango utazunguka amafaranga, kandi umuryango niwo wa mbere tuba dukeneye, ni urukundo rw'umuryango niwo tuba dukeneye no kwaguka. Kuki wagize agahinda n'umujinya? Iki se nta gahinda mfite. Ese kuki waraga? Ndakazwa iki bro? Ko nakazwa n'umuntu wanyambura amafaranga wenda ngiye guhahisha ngo mande umwana wanjye, ntarakazwa n'umuntu wanyirukana mu nzu nkaburamba uwo ndakurakara wankoreye iki? Turi mu kiganiro nuko mbona sibyo rata uri kubona atarakaye. Ari seriye mu byo avuga, ari seriye ntabwo ari gushyira. Ari seriye mu we buryo ari seriye nyine mu byo avuga na mikino irimo kina n'amarangamutima y'umubyeyi. Ni ushaka abagore muvuga ngo turi abanyantege nke. Buretse ikintu cya mbere abagore mukora tukanashima, reka mbabwire nuko mutwibaruka. Oya ni se cyo cyonyine icyo ara muhungu uri inyuma ya kamera n'ikimara. Ni umuntu uzi neza yuko uko mujya muvuga ngo abagore ngo twebwe ngo turi abanyantege nkeya, kugira ngo uzamenye ko umugore afite imbaraga zirenzeho n'ukuntu bitekereza. Yego koko nimukudukora tukarira ngo adukubise ngo turakagira, uzakore ku mwana urebe ko nubwo buribwa bwumva. Uzakore ku mwana w'umugore wumve, cyangwa ushaka kumwambura umwana we, noneho nubwo buribwe kuko ndi bakubitaga nkarira nkiriza ubwo buribwe ntaga bwumva. Abagiye guharanira ku mwana we
umugore n'umwana. Niyo mpamvu abagabo rero ntazi ibintu bamurimo ngo ngo nashaka umuhungu. Uwo mukobwa we waje uzi igisikuntu cyariye uzi amezi 9 yagiye yigengesereye ngo amutwite wahize akazana imiteto ngo uwo mwana waje wowe ko nyoko yakubyaye yigeze ajya kuvuga ngo ubwo yaje ari umuhungu reka mute. Oya wenda turi muri depa. None se nimba wenda icyo kibazo uvuze sibyo kirumvika. None se abagabo nta ruhare bagira muri aya mezi 9 yo kugira ngo umwana ave mu nda. None se nkubaze abagore bose babyara se baba baratenda n'abagabo bose se ayo mezi 9 ashira abagabo babitaho. None se kubera iki ahubwo ko hari igihe abagore ko hari igihe abagore nabo ubwabo bagira ukureshya ako reka mubwire ubanze rero kubaza ibintu utazi nakubajije ikibazo kimwe abagore bose bafite abagabo abagore bose indasiterwa na ako wasubije ibintu ndi kukubaza amabere tugomba kuba tubafite bafite abagore bose babyara bari kumwe n'abagabo babo bafite nyine babyara bari kumwe n'abagabo babo nimba utazi ibintu uri kunsubiza rero kuko njye nabyaye nzi ukuntu bimera wari kunyumva n'uwa mbere ariko ukuntu ngenda bizi ukuntu bimera kubyara udafite umugabo none urihiringa umugore ushonje atwite aba ari kugabirira abantu babiri n'ikigo giteye guteye cyakwira urumva ubu uri kugabirira abantu babiri ikimara mayibobo mbe ikigo tubivuge ubu uri kugabirira abantu babiri umuntu wese utwite ukihiringa hasi no hejuru kugira ngo urebe wawe wivuga ibintu utazi imana ntabwo urabyara hagura umugore ntabwo urabyara sura umugore wantumye ariko nanakubwira waratwise se ntabwo natwise ariko nitaye ku bana ku mugore nkuko naguta buriya rero wowe nubwo uri kwivugisha tugamba ahangaha umugore wawe niwe uzi agaciro k'abana we cyane kurenza none ubwonko bwongeye wowe usibye gutera inda none se abagabo batera inda twese duterera iyo twese duterera iyo ntabwo ariko mvuze navuze ngo abantu bose babyaye bafite abana n'abagabo nanjye ndi muri uwo mujyo ntega amatwi uremvara nimba uri mu mujyo sibyo nanjye ndi mu muryo w'umuntu wabyaye adafite umugabo yego ntega amatwi nyumvire ibintu mvuga mbihagazeho weho nubwo waba tubana mu nzu unyitaho ntabwo uzi ibisituwasiyo mba ndi kunyuramo yego ndatwita nkagira nyigengesere amezi 9 yose ngira ngo umwana wanjye atazagira ikibazo mu nda bikarangira apfiriyemo yego hariya mba ndi hagati y'ubuzima n'urupfu umwana wanjye apfiriye mu nda nshobora nanjye kubipfiramo sibyo ariko wowe mpfuye wowe wasigara ntega amatwi nyumve nagize kuma umwanya mvuga ndakubwira mpfuye wasigara ariko nkicwa na yanda waneye umugore ajya ku gisi mwebwe muravuga ngo mukubise umugore ngo bigenze gucyangararize buriya nagarawe urumva uburibwe umugore wumvisha uburibwe nubwo ari nyine abari imiteto kugira ngo basenda abone n'umuntu umuhoza kuko yakubiswe iyo yageze ku gisi nibwo wamenya neza yuko uwo mugore bwe bwa mbere yumvisha uburibwe mu buzima bwe bwose buriya rushimu dukubita tukaretse nta n'ubuhuriye n'igise ukuntu kiba kimeze ikindi cya kabiri hariya tujya ku gise tuvuga ngo mana umfashe mvana amahoro uzi impamvu bashaka kunyuramo umwana akavamo ari muzima njye ngahita mpfa wowe mugabo ugasigara urimo umwana ariko njye yaramitanye none se nta bagabo bw'uba oya tuye tubwiza abanyarwanda ukuri n'abadukurikiye abagabo baratwitamo ujya none se mbwira ibi binavuga nawe uri igitsina gore hari ukuntu buri wese yikubira ibyo bintu turabizi ko bishobora kubaho ariko se nta bundi buryo bishobora kubaho ukambyarira ngatwita ukabyara oya babarira nta bundi buryo bishobora kubaho wowe uri kwikubira ukikubira ikiganiro none se rero abagore babyara mu buryo bukomeye akabaho n'umwana akabaho kandi bari babajyanye mu bitaro ari uburyo bikomeye buretse ndibarije ibyo umva nyine ndibarije uyu umva mubwire ikibazo si ukubyara ikibazo si uko hari n'utabyara ahubwo ikibazo umugore niwe wumva ububabare cyane kurusha wowe wateye inda uri hariya wigaramiye ese twebwe iyo duteye inda ntabwo bitubabaza mubara hehe se ubimenye ute hari ahandi hantu ubimenye ute nako wangirika kuko wabyaye
ubimenye ute ko umugabo ubimenye ute ko umugabo uzi ikintu wowe ubusabwa amafaranga yonyine ariko twebwe dutanga ubuzima bwacu ubuzima bwanyu ubuzima bukajya mu kangana none se kugira ngo umugabo tugire undi muntu biri gutera inda birakurya tujye tubwiza ukuri abadukurikiye nyine gutera inda birakurya iyo biri gutera inda birakurya are kubera iki ninde wakubwiye okay buretse umva nkubwire aka kandi tukubwiye ngo twereke inkovu watewe nuko wari unoteri yes wayerekana nzikwereke ariko uzi ko mwebwe ikibazo abagore umva abagabo basigaye babyara uzi ko umuntu ari kuburana n'umuntu wagiye kugisa umva igise ariko uzi ko natwe mufata mukatubeshya ubwo rero ngo igise ukifata mu bwonko ngo enda ukayishyira ukayitunireka ku giti uwaguha uburibwe bw'igise ngo wifuriza kuribwa waguha kubyara wowe rimwe ryonyine unyifurije kuribwa nk'uko igisa kiryana uri kwivugisha ngo bigisha gutya ngo bakareka inda mu kirere bakareka inda mu kirere uzabaze mama wawe azakubwira ati mwana wa waramvunnye ngiye kukubyara waramvunnye uzamenya impamvu yakuvunnye ugira mama wawe ndamufite na papa uramufite ufite abana buretse ufite abana bangahe ngewe bana nubwo nongera kugusubiza ntabwo uri seriye mu buzima bwawe ntabwo uri seriye ntabwo nongera kugusubiza ubu turi kwinjira ntabwo uri seriye bro nimba umubyeyi wawe yarakubwiye ko yahuye n'izo stress sibyo twese duhura na stress ni nk'uko ushobora no kujyana no mu kiyede dufite abantu bajya mu kiyede bagahura n'imbogamizi kuki se mu gitondo basubirayo si basubirayo se basubirayo nyine ariko basubira kubera icyo bashaka mbese waba udafite icyo ushaka ugasubira gukora iki abo bana nimba waranabyaye ntabwo bigusa nk'umuntu ahubwo ashobora kuba atera inda inshingano z'umugabo ntazuzi po nta nubwo uzi inshingano z'umubyeyi wowe umubyeyi ni uwuhe ni uruvuga ngo umuntu ngo ari kwiriza ngo igise wari uzi ukuntu bijyana uzi ko birutwa no kugutemuka kukuraho akaguru gutyo ureba ejo ko byongera uzi ukuntu bijyana ejo ko byongera umwana araryoha bro ejo ko byongera umwana ikintu gisekeje isomba ko nayindi kuribwa byatari umwana akimara gusohoka direct nega amatungo we akimara gusohoka ndabona utari kumva ibyo ndi kukubwira nagukubita kugira ngo wumve ikindi kuvuga ndakwiyamye umwana akimara gusohoka bwa buribwe bwose wumvaga bitabushira bwose butabushira ntabwo wongera kuribwa nibyo nakubwiraga rero va mu rugo watubwiraga si bwo buribwe bwo wabumenye warabumenye njyewe kandi ubimbwiye n'abandi ikibazo kandi ntabwo uri kubyumva ushaka kubyumva uri kumva ko umugore aba yigirisha dufite mu by'ukuri sibyo ntabwo ari ukubyikoresha oya ntabwo ari kwigirisha ngo igisemo kiri kundya mvangiye ibintu nk'ibyo ngibyo uzi yembaye ndi umugore wawe nkabanzi ko wigira nyine gutyo wikatisha hirya no hino ngo ubona nigirisha izari ry'Imana nagushakira ya andeke kubivuga no wa musheri nashaka gatanyanga umuntu afite no dore ikintu kizabikwemeza kugira ngo wemere nawe ko ibintu biba biri seriye nanjye ubwanjye mujinya ndakurura ifoto umunsi najyaga kubyara aka kanya uburyo kiri kuvuga ngo tuba twigirisha mwumva nakuniga kuko byo byonyine n'umugore ugiye kubyara iyo afite hasi kuri sexy hatoya umwana atabasha kunyuramo baramwongera ko bafata umukasi bakamukata yumva nta kinya ongeraho ko basoza bakamudoda nta kinya umukobwa cyangwa umugore wari we wese aba ari umugore iyo agiye kubyara sivuze ngo ufite umugore si yabyaye ariko neza yabyaye neza yabyaye neza dore ukuntu bigenda noneho ko yabyaye neza mwebwe mukamubyita nkajya ku ruhande kubyara neza ni gute iyo babyaye neza nta handi baba batakubazi ariko ntabwo bivuze ko igihe ntabwo ariko baba batakubazi ahubwo ni kwa kundi umwana yamanutse batagiye kubaga kubyara nyine bakubaza bakata hano gutya uri kuhabona gute munsi y'umukondo bafata inzembe bro bagakata bagateruramo umwana bakakudoda nta kinya bitageze kuri gahunda se noneho rero iyo yabyaye neza
reka mbigusobanurire ariko njye mumfashe nk'ababyeyi asura umugore waretse nka gusobanurira ukuntu bigenda iyo yabyaye neza akaba afite hariya hepfo umwana atari bubashe kunyura neza nyine bitewe n'ukuntu ari hatoya yegeranye barafata umukasi bagahakata nk'uko bafata hano gutya bakahakata kugira ngo hiyongere umwana abashe kunyuramo kuri gahunda bazamura ni nabyo bita ngo bamwongereye yabyaye bamwongereye yabyaye neza yes ariko musobanurire nabo umushanzu ubone turi kumusobanurira ibi usikanya hano n'umugore nyine amatwi yawe neza uvana mu ibintu byose biri muri ibinyugunyu nari gutuma n'umuntu amusobanurira ukumva hamwe oya toka shatani ndi shatani none uri kureba imbere yawe nizo ziri kumuvugiramo kwereka se ko ndi shatani none ubibone bacada ubwo babarangi batangira basa wabyumvishije uri kubyumva cyangwa se umeze nk'umuntu uri nyine uri kubyumva bacada nasha abantu bajya kurangiza yose bagasakuza ngo yimuja shara batasha turashize vuga twumve Imana ikomeze ikora akazi kayo ngo nuko ngo bakagira bate aho ko twagize kuri gahunda nkumva uri kuyitindaho cyane ngo nuko ngo gahunda bikagenda bite umugore wabyaye atabazwe hari igihe bamwongera bitewe n'ukuntu ahantu umwana agiye kunyura hadahagije kandi nabwo arababara kandi nabwo aba ari kunyura mu buribwe fata umukasi fata zino ntoki fata umukasi ukate ugeze aha uri kunyumva ubu urumva uburibwe uri guhura nabwo ushyizeho na cyagise banza wumve ushyizeho na cyagise kuko nta mugore wemerewe kujya kubyara bamuteye ikinya ashobora kubura ukuntu asunika umwana agapfira mu nda nawe bikarangira apfuye niyo mpamvu umwana ashobora gupfiramo imbere kirazira nta mugore wemerewe kubyara bamuteye ikinya ibyo bintu ntawe nabibonye ubwo ni ikosa kereka umuntu bagiye kubaga agiye kubyara bazwi niwe bashobora gutera ibinya twanzike rero twihuta kugira ngo ikiganiro ku bantu badukurikiye bari mu mujyo ugiye utandukanye ko tuba dufite abantu bagiye badukurikiranye twirukanke rero ubwo rero tugiye ubwo nkoze cyane mu by'ukuri nk'uko mwari musanzwe mudukurikirana kandi ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu by'ukuri mukande subscribe share na like na comment ariko hagati aho ngaho twari turi kumwe n'abavandimwe nk'uko muri kugenda mubibona mu by'ukuri rwose reka byibuza buri muntu tugende tumuha umwanya byibuza muto kugira ngo nawe tuganirize mutajya mugira ngo umwanya n'ingiye uba wawihariye reka duhere ku uyu muvandimwe mbaganiriza si ibyo navuze ntago bihagije ahubwo reka babwire mwa abantu bose bameze nk'uyu mugabo wumva ko twigirisha Imana ibatembereze twigirisha ntago basabye imbabazi wigirisha ntago agira umuco muzima twigirisha ngo twiribwisha n'ibiki abagore bose babyaye na mama wawe nuzajya umugera imbere uzayo utera amasari kuko yaravunitse kugira ngo akuzane ku isi n'umugabo wawe rero uri kureba kino kiganiro nimba uzi ko ufite umugore akaba yarakubyariye uwo mugore ujya umwubaha nubwo mwatandukana aho ari hose uzajya uvuga ati cyazi narabyaye cyangwa se natumye hari umuntu ugera ku isi ariko ari uyu muntu ubimfashijemo so rero ikintu twashaka gutanga cyangwa kuvuga kuri ibi bintu ni inyigisho zo kuko abagabo bazi neza yuko bafata abagore uko biboneye batazi uburibwe banyuramo so ikintu gihari rero abagore baravunika nushaka kumenya uburibwe uzajya kubaza mama wawe azakubwira ati mwana baravunika ku rwego rwo hejuru so ikindi rero nabashimira ngiye ni Fanny Niki Pedro Fanny YouTube channel yanjye ni Fanny TV Desasekati TikTok ni Niki Pedro Fanny ushaka kumfollowinga cyangwa kujya kuri rubuga rwanjye gusa ibintu byabereye ahangaha mu bikuremo isomo nicyo kintu nashaka kubabwira tugenda tubahereza n'ibindi bintu bitandukanye mu bice bitandukanye amakuru yose tugenda tubagezaho none se Fanny tutari twajya kuri uyu wahanga Fanny hari ikintu wicuza kikize
mu byo muri uko entertainment hari ibisitaza bigenda bibaho, wenda umuntu akagenda ahura n'ibisitaza, hari ikintu ujya wicuza cyangwa se ujya wishimira muri hari ukuntu abakobwa bavuga ngo ndicuza kuba namenye n'uriya mugabo, ariko nanone ufite umwana we ntabwo nakwicuza impamvu nahuye n'uwo mugabo, sibyo? uramufite ntega amatwi nyumve. Ako se ntabwo uri seriyemani njye nabikubwiye nahereye kare ngusobanurira ibintu byanjye, hanyuma se abataje ngo bagitangire bazarorere, icyo kintu biba kibabwiye. Ikindi umuntu wese uzi neza ko afite umwana ntukazavuga ngo nicuje kuba namenye n'uwo muntu, kuko yaguhaye umwana hose uhora ureba ugaseka ukishima, gusa uzavuga ati runaka yarabimukiye, ariko ntuzicuze impamvu wamenyana kuko yatumye yaguhaye ikintu utazibagirwa mu buzima bwawe. Yego, murakoze. Reka twakire na umuvandimwe Esther. Irindi Ingabire Esther niwe tugiye kuganira, dusa nkaho tunasozerezaho. Esther, amakuru? Ya, ni meza cyane. Rongera umbaza amakuru kandi oya turimo turanzika twinjira neza cyane. Yes. Ngaho nawe gira ikintu tubwira usozereza kugira ngo dusoze iki kiganiro. Ya, ijambo nyamukuru kuba mama, kubabyeyi baba mama sari ndabubaha cyane, nubwo bahoze bari kutuvanga mu mutwe, ariko ibyo twavugaga turabizi neza kandi natwe twarabyaye turabizi neza. Ikintu nasaba ababyeyi baba papa ni uko bagomba kumenya ko ababyeyi bababara cyane, turababara cyane, turakomereka cyane, bagomba nyine kubyumva, nibagendere ku byawe kubyo bahozemo mu kanya ari amafuti imva ni mabi cyane. Tuba twitanze bro, turitanga cyane. Ya rero nanjye nkabambarizwa mu muryango wa Chaplain Sun, ndi umukinnyi nyine n'ubundi nitwa Mama Keza, Mama nyine n'utuzina dutandukanye, ariko cyane cyane Esther. Yego. Ni filime yitwa gute? Ya, harimo Imburagihana, harimo Mbona Nkubone. Naize gutaruvuze filime ubwumva. Yego, baranshakira kuri filime ya Chaplain Sun, nyine ni channel. Hanyuma filime ni Imburagihana, Imbona Nkubone, ya n'izindi nyinshi cyane zirahari nyine wamboneraho. Hari ikintu ujya wicuza mu buzima bwawe? Ikintu nicuza se kirahari cyane. Kimwe nko guhura n'umusore mu buzima akakwica mu mutwe, akubeshya urukundo, umva ugakuriye bwawe kugira ngo basi urukundo rwawe nawe rugere kure, ariko ugasanga type nyine nagakino we yari yibereyemo, wowe ku ruhande rwawe utabizi. Icyo ni gikomere cyane mfite mu mutima wanjye. Icyiza noneho wishimira? Icyiza nishimira nuko icyiza nishimira nuko ibyo byose nabishiyemo, uyu munsi nkaba meze neza, icyo gikomere cyavuyeho, ubu meze neza cyane, ndakataje mu rugendo. Hari abantu byibuze ushimira nka support ku bakinnyi ba filime cyangwa buretse ni nka bangahe? Babiri b'ingenzi ni benshi cyane. Ubwo tugiye muri babiri nabangiye kuvangura, kandi bose batanga inkunga, bose batanga inkunga. Bose urabanganye. Okay, abantu babiri n'abakora share na like bakadushyigikira no mu bindi bikorwa dukeneye. Yes, icyo nashaka ko we hari abandi. Ngiye ndashimira mama wambyaye kuko nabatumye ngera kuri ibi byose. Yatangiye no ku isi nayo kugeraho narababaye, ndanishima, ndagira ute mama aho uri hose ndagushimira. Ufite mama Mwana ukazayumbaza ibintu by'abantu. Imana imufashe mu by'ukuri. Muri kubona ko twakiriye timu ikomeye inagoranye, ariko kuyibaza kubera ko buriya abantu ureze ndi kwicuza impamvu navuganye nawe. Ngiye muri kamita nigendera ntabwo nabona nawe mu kumva nicyo kibazo cyawe. abantu bagoranye ni ukuri. Mu by'ukuri turabashimiye cyane, mwabonye ko twaganiriye n'abakobwa basobanutse, n'ubutaha tuzatuganira n'abandi basobanutse byatari. Turabashimiye cyane, mukore subscribe, share na like na comment kugira ngo byibuza tujye tuhura mu biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze, ciao ciao.